Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Ngira ngo mumaze iminsi mubona ko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka akaza andi mafaranga mashyashya tuzajya dukoresha bitarenze amezi 12. Amafaranga twari dusanzwe dukoresha akavaho hakaza andi mafaranga mashyashya. Ese byatewe n'iki kugira ngo aya mafaranga y'u Rwanda abashe kuba yahinduka? Ese hari umumaro bifitiye abaturage kuba aya mafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka? Cyane rwose hari umumaro ukomeye cyane ku baturage kuba aya mafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemene mbasomere no tangazo BNL imaje gutangaza aka kanya rira buri munyarwanda wese ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka akavaho amafaranga mashyashya aya twari dusanzwe dukoresha akavaho hakaza ni mafaranga mashyashya. Ariko rino tangazo rero basomera gake gake nitonze kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza cyane ibyo BNL ibashe kuba yatangaza. Nitangazo nyine riraba abanyarwanda bose. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere basomere rino tangazo gake gake nitonze kugira ngo namwe mubashe gusobanukirwa byinshi cyane mu byo BNL ibashije kuba yatangaza aka kanya. Itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa se National Bank of Rwanda hashingiwe ku iteka rya Perezida nomero 11 akarongo kabiramye 01 ryo kuwa 27 z'ukwa 2026. Banki Nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko izi noti z'amafaranga y'u Rwanda zikurikira zizaba zitagifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026. Itariki iteka rya Perezida rizikuraho ryanditswe cyangwa se ryatangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda nyuma y'iki gihe. Izo noti ntizizaba zikemerewe gukoreshwa mu kuyakirana amafaranga cyangwa se mu kwishyurana hano mu Rwanda. Izo noti nta zindi zitazaba zemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Ni inoti ya 500 yakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 7 2004 na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 2 2013. Iyo noti ya 500 ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Iri noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'igihumbi yakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 7 2004 ndetse n'iyakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 5 2015. Izo noti y'igihumbi nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 2 yakozwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2007. Iyo noti ya 2 nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Amafaranga tuzaba twemerewe gukoreshwa. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa ni inoti y'ibihumbi 5 yakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 4 2004 ndetse n'iyakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 2 2009. Izo noti nizo zitazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Ubwo ni inoti ya 500, inoti y'igihumbi, inoti ya 2 ndetse n'inoti ya 5 ntago izo noti zizaba zemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Ariko hakaba hari icyitonderwa nuko abafite izo noti zimaze kuvugwa haruguru bashishikarizwa kwihutira guhinduza izo noti mu bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki ya 2 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya 1 Ugushyingo 2026. Nyuma y'iyo tariki izo noti zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri mu Kiyovu i Kigali ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya 1 Werurwe 2027. Ubwo bivuze ko abantu mwese mufite amafaranga inoti ya 500 izo noti nyine zose maje kubabwira mwihutiwe kuziyenda kuzihinduza ku cyicaro cya Banki Nkuru, ku cyicaro ku mashami ya banki bitarenze mu gihe cy'amezi 9. Ubwo nyuma y'amezi 9 bivuze ko aya mafaranga yose azagenda ahindurizwa ku mabanki cyangwa se ku cyicaro cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri i Kiyovu i Kigali ndetse no mu mashami yayo kugeza ku itariki ya 1 Werurwe 2027. Ubwo bivuze ko mu wundi mwaka 2027 tuzaturi gukoresha andi mafaranga mashyashya. Murumva ko abantu rero musabwa kugenda nyine kubisa ayo mafaranga kugira ngo muzabashe guhindurirwa ayo mafaranga mashyashya agiye kuba yaza hano mu Rwanda. Ese koko nkuko namaje kubibabwira amafaranga y'u Rwanda kuba agiye guhinduka byatewe n'iki cyangwa se inyungu bifitiye abaturage ni iyi? Ubundi ndagira ngo mbabwire mu buryo bubiri ko amafaranga y'u Rwanda ubundi yagiye guhinduka cyangwa se amafaranga y'igihugu yagiye guhinduka. Hari impamvu ebyiri bazabiteye. Ikintu cya mbere ngenda garuka hano mu Rwanda iwacu, ikintu cya mbere cyabaje kuba cyatira amafaranga kuba agiye kuba yahinduka. Ngira ngo murabizi ko hano mu Rwanda iwacu dukoresha amafaranga ariho ibirango, tuzajya dukoresha ikawaya, ugasanga ariho agaseke, ugasanga ariho ingagi n'ibindi bintu byose nyine iby'ibirango dukoresha mu mafaranga. Ariko ugasanga mu bindi bihugu hoho bakoresha amafaranga, ugasanga Perezida ari ku mafaranga bakoresha. Hano mu Rwanda rero ntago ariko bimeze, ntago Perezida ari uri ku mafaranga. Ariko mu by'ukuri rero nuko impamvu n'amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda no kugira ngo amafaranga azaba yaza noneho azaze hariho Perezida w'igihugu cyacu nyine ubwo Paul Kagame, kugira ngo azaze ari ku mafaranga tuzadukoresha hano mu Rwanda. Kugira ngo rero bigende
ko umuperezida babashe kuba bamushira ku mafaranga. Ntabwo ari ukuvuga ati umuperezida ngo natwe ngo dushaka kuba bamushira ku mafaranga, ahubwo bifite amamena condition, kuko umuperezida ubundi kugira bamushire ku mafaranga azajya akoreshwa mu gihugu nuko umuperezida aba yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa, akaba yaravanye igihugu kure cyane, akaba yakigejeje ahantu mu iterambere, kuko urabona ko u Rwanda ruri mu iterambere ryiza cyane ugereranyije n'ahantu u Rwanda rwavuye. Nyine bibona ko perezida yakoze ibikorwa byiza cyane. Muri ubwo buryo bwo kumushimira ibikorwa yakoze byose ni uko bagiye gufata amafaranga nyine bakamushiraho kugira ngo bajye bayakoresha hano mu gihugu, banamuhereza nyine agaciro n'imirimo n'ibikorwa bye byose yabashije kuba yakora. Icyo ni ikintu cya mbere gituma rero abaperezida bagenda bajya ku mafaranga, cyangwa se n'ikintu kigiye kuba cyatuma amafaranga ahinduka hano mu Rwanda. Ikindi kintu cyangwa se nababwira ko cy'umumaro nuko amafaranga hano mu Rwanda, ubundi igihugu iyo kigiye kuba cyahindurirwa amafaranga hakaza andi mafaranga mashyashya, nuko ya mafaranga arasanzwe ari yo atagaciro, murabizi ayo mafaranga mashyashya akaba yatangiye gukora. Rero ayo mafaranga mashyashya azaza afite agaciro gakomeye cyane cyane ugereranyije n'ayo mafaranga yo azaba avuyeho, kuko aya mafaranga agiye guhita aza hano mu Rwanda ashobora kubanganya agaciro n'amafaranga y'amanyakenya, cyangwa se ugasanga arusha amanyakenyaho akantu gatonya cyane, ariko nuko amafaranga yo azahita agira agaciro ugereranyije n'amafaranga yarasanzwe. Ariko kuko murabizi ko hano mu Rwanda nyine amafaranga yarasanzwe ariho nta gaciro gakomeye cyane afite, ariko aya ngaya agiye kuza yoho nuko azajya bafite agaciro gakomeye kari hejuru cyane cyane ugereranyije n'andi mafaranga aya ngaya twari dusanzwe turiho, ashobora kunganya n'amanyakenya cyangwa se akanarushaho akantu gatonya hano mu Rwanda. Murumva ko ni ibintu byiza cyane kuba amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda, hakaza andi mafaranga mashyashya tuzajya dukoresha kugira ngo ibiciro nyine byo hano, urabona ko mu gihe cya kera amafaranga ashobora kuba wagira nk'ibihumbi 5, ariko kuyabona byagukakabije. Ariko n'ubu ngubu nuko inoti ya 500 ishobora kutazaba iriho, ahubwo hasaza hakoreshwa inoti y'ibihumbi 2 n'iya 5, ariko nazo zikaba zarahinduriwe nuko iya 5 ishobora kuzajya ibiriho 50, y'ibihumbi 2 ikaba iriho 20. Gutyo nyine urumva ko nuko kuko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yakoreshwa, cyangwa se igihumbi kwa hariho 10, nuko kuko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yakoreshwa nko byari bisanzwe bimeze, ariko akaba yakoreshwa mu buryo bw'inoti nta giceri. Ni ibintu byiza cyane. Ndabashimiye twamanye kuva video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. By'umwihariko iyi video no wayikunze, kandi subscribe ukufungura inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. Ndabashimiye cyane. Irya itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza aka kanya nawe munyarwanda wese ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka, akaza n'amafaranga mashyashya nka twari dusanzwe dukoresha, akavaho akaza n'amafaranga mashyashya. Ndabashimiye cyane.